ibyuko ngo aryamana n'umugore amasaha 2 ngumi ngo agatega ngo urushi ku mazuru ngo yamaraso ngo akayanywa Imana Imana irengera ibirara Imana irengera indushi n'abakene n'abanyamibabaro yarandengeye inkura ku mafaranga 1000 nahingiraga ku munsi ubushobozi bwo gukorera 15,000 cyangwa 20 nigenge nkorera na 30 urumva njewe uko nari mbayeho mu cyaro bitandukanye nuko ndi uno munsi ariko njya kuza niyo mpamvu nakubwiye dutangira ngo hari mwuka wera baturutse ku Mana hakaba na mwuka wera abantu bacuruza mu buryo bw'indamu nimba yabikubwiye uri kubitangariza iki muri shoshone ukareba isobrora z'inkuru nazibonye gutyo ariko yewe narazipinze cyane kuko niba uganiriye n'umugabo mugenzi wawe muraganiriye kisa yumva yakuvamo akaza kuri YouTube kubivuga abavoesha kavuga ngo bafite amadawa yarayifite nayo wabo unganwa naho ndakura 10,000 ndarira muvandi niyo wasi ugasara ugasisora ibyo birakure ngewe nawe uzabaririza aho bayakura ahubwo ikimbabaza nukuntu twirirwa nasimenye dawa ukoresha hano zikura izo dawa mwazi hagumutse mukajya kuzishaka izo dawa biraga ngo bumvikane cyangwa bicare hasi umuziki mwikorera umuziki wari wikorera bagiye bumvikana ubundi cyangwa imiziki bayivemo yikorere yes basabye ubwumvikane mu miziki batakumvikana bakicara hasi nka wikorera ngewe yes Baba kuki maze iminsi wamugana urimo urataka inzara we hari umuntu wambwiye ngo banza wari nk'umupfumu wari wakubwiye ngo uzajye wererwa gutaka inzara ako bapfumu babari oya bapfumu se baburiye ngo nufite dawa zimwe mukore piriya we ngewe rero ndi umuntu utajya wita kuri Baba kuki maze iminsi wamugana urimo urataka inzara we hari umuntu wambwiye ngo banza wari nk'umupfumu wari wakubwiye ngo uzajye wererwa gutaka inzara ako bapfumu babari oya bapfumu se baburiye ngo nufite dawa zimwe mukore piriya we ngewe rero ndi umuntu utajya wita kuri utajya wita twongeye kubashimira abakurikiye Fridaus Official nk'uko bisanzwe turizera ko mumeze neza kandi abatameze neza pole biraza kumera neza reka nkwibutse yuko umwarimu wenyine wakwigisha imodoka mu gihe gitoya ari mwarimu Clement akorera Nyamirambo munsi y'ikibuga neza cy'umupira kuri stade Pele wamuhamagara kuri 0788 vava makuru neza meze neza meze bon akamurare karari gake kwari gake se byaje bari gake amasaha tugezemo rwose ari gusatiriza ahantu nyine ntabwo bimeze neza inzara imeze nabi yaze kandi ntabwo biba byoroshye bava kuki maze iminsi wamugana urimo urataka inzara we hari umuntu wambwiye ngo banza wari nk'umupfumu wari wakubwiye ngo uzajye wererwa gutaka inzara ako bapfumu babari oya bapfumu se baburiye ngo nufite dawa zimwe mukore piriya we ngewe rero ndi umuntu utajya wita kuri utajya wita kuri mba naherutse kurya kera kubitewe n'akazi ntabwo nisegurukira ariko nta by'ubupfumu ntabwo wabuririza vava hari ukuntu nyine urara watetse ibintu bisanzwe ukazinduka unigendera ukirirwa iyo bikaba rero yuko uribuze gutanga ushonje ariko nta mupfumu vava amakuru y'iminsi meza tu vava nari ngukumbuye rero twe tumaze iminsi tutarimo turanakorana ko nta ndirimbo meruka indirimbo zirahari ariko ntabwo ndazisohora kuko indirimbo buriya ikorwa n'umugabo igasiba imbwa n'ukuri igasiba imbwa amashusho ibiki mbese ntabwo biba byoroshye tu ariko mu bushobozi bwanjye bukeya ebyiri zo zirahari hafi wari wambwiye mu minsi ishize uti ndaje nsiba umujyi
uti ndaje mbasibira umujyi ibintu byanyu murimo muzana hano. Ahubwo turawamamaza. Baravuga ngo indirimbo ngiye kuza ngo nabande bose zabicaza. Bande. Ngo ba Bruce Melody nabande bose niko wambwiraga. Narababwiraga ngo bumvikane cyangwa bicare hasi umuziki mwikorera. Umuziki wari uwikorera. Bagiye bumvikana ubundi. Cyangwa imiziki bayivemo uyikorere. Yikorere. Oh yes. Basabye ubwumvikane mu miziki batakumvikana bakicara hasi nka wikorera ngewe. Oh yes. Vava muri iyi minsi se meze bite mwana? Muri iyi minsi meze neza ndacyahumeka uw'abazima. Nuze rero dore inkuru itangaje. Mu minsi ishize turimo turabona abantu ngo bashaka ngo gushaka ngo kurongora umugore w'abandi sha. Umugore wa nyakwigendera. Ariko se reka nkubaze. Ntabwo uri umusore. Ndi insore se. None se iyo ugiye mu rusengero ugiye gusenga. Ukabona umukobwa ukumva uramukunze ukumva ahuye n'intekerezo zawe uhita ufata mikoro ukagenda mu rusengero ngo wamukunze cyangwa uramwandikira ukanamuhamagara nimba yarabirose afazari yazaga kujya mu telefone yamara ku telefone akabimubwira akamusohokana iyo saa nziza akayigira aza kubivuga hano muri showbiz ngo niko Imana yamubwiye iyo Mana twebwe hano muri showbiz tuzemera gute ko ariyo yamubwiye ugize batakishakira hit gusa ikintu gihari Vava ikintu gihari nuko muri showbiz nubwo babizanamo baba kenshi hari gihe banavuga n'ibintu byanyabyo se kibiri byemera musaza ati nyanye ngumi wagatega ngurushi ku mazuru ngo yamaraso ngo akayamwe uwo nguwo Karose ntago yigeze aza mu biganiro ngo abivugaho Vavandi ndetse n'umuntu natanga n'ubuhamya bw'ikintu runaka avuga ko yatsindishirijwe ntabwo ari ngombwa ngo mugarure bya bintu kuri YouTube ngo mushwane ngo nuko mutacyumvikana ibyuko ngo aryamana n'umugore amasaha abiri nimba bajya ku rugi bagatega amatwi nkiri wacu mu cyaro warashyingirwa agashaba hunguru insore zikarara kwidirisha we ziri kumviriza zirimo kumviriza kubikora neza ko akazu kamereye nabi umugabo akabati mugenzi wanjye yivugiye ko aryamana n'umugore amasaha abiri ko se wa mugabo nimba yabikubwiye uri kubitangariza iki muri social media ukareba izo brother inkuru nazibonye gutyo ariko yewe narazipinze cyane kuko niba uganiriye n'umugabo mugenzi wawe muraganiriye kisa yumva yakuvoma akaza kuri YouTube kubivuga abavoesha cyakoze urasekeje nese Vava ubundi nk'icyizere uba ufite mu buzima busanzwe nk'icyizere muri wowe uba ufite cyo kumenya cyo kubaho muri iyi social media ku buryo muyibamo wumva nta kibazo ufite uri protected nyine uvuga uti nta muntu wamenyera nta muntu wagira ikintu ambwira wowe ubundi witwaza icyo ushobora gukoresha ukoresha iki ushobora gukoresha iki ngo ntawamenyera iki nyine urabona nk'izi social media nje urabona nje ndimo ndagendera nko ku ruhande rumwe rwa reba nka nuzi reba nka nuzi reba nk'aba bantu basiya cyangwa se aba Pastor Mutesi nabandi ukuntu babinjiriye wowe ukoresha we muti ku buryo kibasha kukwinjirira ubona ko bakoze ibiganiro ngo bafata ngo bafite amadawa ngo babamamaza bate ngo bamamaza za dore imbogo gute ngo Joyeuse bamwamamaza nturabibona ibyo dawa urayifite Vava byakorewe kwa Bakiti Vava dawa urayifite yewe Vava ndi mu bantu ba mbere batekereza ko dawa yifite ntangana nabo wazi ukavuga ngo bafite amadawa urayifite nayo wabo naho ndakura ibihumbi 10 ndarira muvandi niyo wazi ugasara ugasisora ibyo birakure nyewe uzabaririza bayakura ahubwo ikimbabaza nukuntu twirirwa nasimenye dawa ukoresha hano zikura izo dawa mwazi hagumutse mukajya kuzishaka izo dawa kandi ari wowe wakandangiye hano zituruka yewe nta dawa mfite ariko mukuza i Kigali Imana irengera ibirara Imana irengera indushi n'abakene n'abanyamibabaro yarandengeye inkura ku mafaranga 1000 nahingiraga ku munsi ubushobozi bwo gukorera ibihumbi 15 cyangwa 20 nigenge nkorera na 30 urumva njyewe uko nari mbayeho mu cyaro bitandukanye nuko ndi uno munsi ariko njya kuza niyo mpamvu nakubwiye dutangira ngo hari mwuka wari waturutse ku Mana
w'Imana hakaba na mwuka wera abantu bacuruza mu buryo bw'indamu. Uwo rero mwuka wera yaturutse ku Mana niwo wari warampanuye urambwira ngo Imana iguhindura ubuzima ugiye kujya ubona icyo kurya n'icyo kwambara utagoye kuko iwacu kugira ngo rwose ukorere 10,000 ku munsi rwose wari wakoze iki muvanga icyo cyo nicyo ntahakana. Ubwo rero mu kwamamara kwanjye byari mu mugambi w'Imana nta madawa nayo nibyo madawa asa ni madawa nyabaki. Oya Vava njyewe ndi mu bantu rwose bashaka kwemeza ko dawa zifite kubera ko Vava dukoranye igihe kirekire urabizi sibyo. Vava nta kintu cyawe kijya giflopinga, ikintu cyose ukoze kirakora mubikoresha iki. Ni zambaraga z'Imana ziba ziri ku muntu cyangwa se ni wa mugisha wayo cyane cyagiye kundiro cyayo tu ariko nta madawa se ni madawa nyabaki. Vava rwose nta madawa nayo yewe ga ni hatari sha yewe Vava none se Vava